ariko ngo ntiyaheberwa kanyombye yigeze abibwira nde hari ninde Ngiye se mikore nyakwigendera yaje kugenda ariko yarakuze niko dore ko abantu bavuga ngo barashaka amenyo i Kanombe bafata amenyo y'ihene kugira ari menshi inzoga niyo mpamvu mwabi cheers cheers and cheers bizu gracias rero urusenda yendahera ku ngoto kahise kamera ku ngoto kanyombye uhora ufata umunini ndakare munsi y'amatwi nabo muhazi bamwe bahashinga urusenda mwegeremo nikwe mama ayoza nayo mazi bana niko se hariho abantu barya bafite umwanda bakajya badakaraba kubera ubusambo gerageza mukaraba ndakaraba ko kumwe se cyane akaraba amaboko yombi ngifatisha akaboko kamwe abiyo nakaraba ntacyo ahubwo akaboko kujyana hariya umuntu akagiye abisiga bashyitsi mwe buretse abashyitsi baza gushikaraba nanjye nkarabe nanzi ko bakijyagira munsi na uretse kurya yagaye buretse kuzabira biwani biwani wari ururiye bataraza ariko kumenya ko udashoboye ibyo babishoboye n'abanditse nanjye ndari je commence par l'oreille mwaya munshinja ko nta rusenda none yaranguzanye do nabonye waza gushwanira kuno mutwe aya matwi ko ashobora kuba kimekana mu ihembe ese mugenzi wa Nyazari mutoya utangiye fata umutwe we ariko aho kukerera wavuye zana iyo biwani yanyu mwe hano buri muntu n'igihanga cye ndetse kurya no buri muntu n'agahanga ke urafata kamugenzi nagahanga ayo mavi none uvuze ngo ugiye kurya agahanga kamwe agira amavi maremare kuzimena kiraha ahangaha banzamo arashaka kubanza musore kurya iwanyu inzoga niyo mpamvu mwabi cheers cheers uretse ja nega uretse cheers 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 bizu cheers and cheers cheers bizu gracias rero urusenda yendahera ku ngoto kahise kamera ku ngoto kanyombye uhora ufata umunini ndakare munsi y'amatwi nabo muhazi comme ça ariko kanyo urimo kumva uburyohe kanyasa muri none ishwari ariko ngo ntiyaheberwa kanyombye yigeze abibwira nde hari ninde ngiye se mikore nyakwigendera yaje kugenda ariko yarakuze niko dore ko abantu bavuga ngo barashaka amenyo i Kanombe bafata amenyo y'ihene kugira ari menshi bashyiramo y'intama ça c'est bon ça semikore kabisa yagiye kokesha akantu yisohokane umwana ndashaka agahanga kandi byaragiye nanjye nzi kukoza ufite ibijigo rero wagira ngo ni umuntu wanyoye itabi nisogera ute ibitekerezo byabaye umukara dore we aho kataramenye kirakwaye hakanyine kawengeramo mfite ayanyu ngahe ariko ihene igira amenyo ane atatu n'akariya ni amenyo n'aka ni anane do ibijigo wazanye agahe umusore
Wibutsa amata. ahubwo ururimi oya Urusenda mu gushyiraho. none ibijugu bihaye eshatu yabihekenye byo ariko nyina kuko rwose waramuhemukiye hasiganye ibyo rimwe urabizi uzi ko uzanye igitekerezo bakamura amenyo nta n'iryinyo habe namba n'umusaya warahinga nta n'iryinyo wowe uramara kurya ikijugu niba ugasanga wowe ukabishyira imbere yawe ariko musharansi arabaga agasiga icyo bita isonga y'ururimi do dore ngiye nayo kandi ushobora kurya isonga y'ururimi ugahereba arahereye agaya. vuba none nabyo wakoze Ariko njye urandengana. do ugira utya ukava n'isonga y'ururimi Nose nayivanaho ihene itarashya ntiyakasama. igihe imaze gupfira ahereba babijya ngo manze yasame voilà les dents N'amazuru aba ari ça ce sont des dents cyane mu manyu yashere n'uzanye aya ngaya nzovu ariko babuze rimwe Ntaburamo rimwe. zoe turamukubita kimwe iki kijigo bishimbe Ucunge. uri kunsuzuguza telefone ni yanjye bayite n'ayanjye ariko no kunsuzuguza nuko yaje kuri oya arahumuriwe ubusa nakubishyize hejuru ntabwo rugiye ihene we kingaho ngaho hatagira umuntu uza Utakuriye urarigenda. kuko ndabona yarushyize hejuru nabonye ibi bintu byakorwaga n'intoki umuntu abonye iyi mitwe igura ngaho uburyohe wacyamuka ariho abantu rero bakora nuza ibiganiro batazi no gukora iki gukora icyo bita dekoro iyi ni dekoro Cyane. Nose ugira ngo kandi ugasanga bakoze umwe ntiwari buduhaze. bakoze uduceri wowe nani ngo ni umuceri w'amafu Uwawe uramaze. yawe umaze Ururimi ni urwanjye. Nari nduhuze nari muhita n'umuntu. ukabigerageza Oya. azari kuvuga ko tunumiwa ahubwo njye yari incitse yayirukanse ubahize gukora akazi gato ntarya umuceri wawe etonde Mwabyize. Iyo byaherukiye mu nka. Iyo witonze humura. Umva no ibiryo ni ukurya muri seri ibiryo turabima. Nta bintu byo gusigaza ibiryo. ubimara Rwose byari byaje. ahubwo akantu kantangaje ni uko uyu muceri ari umutanzaniya n'idani uryoheye ariko fungura bibiri mjini wanangiwe ndetse nibatayimara ngenda birya nyuma azana inzara mbi nawe nabonye yaraga mujya muzana uziko inzara yawe igaragara Yarashaka kungana na wa. inzara yawe igaragara mu misaya ntabwo ndashira inzara Uraho ariko umunsi ubana. ndari nishize N'ururimi. banayisonga uzahera Ubundi aka kantu ni kabi cyane. njye nduvuvura abakira barikora Kandi zayo. baravuze yagane mugahaye bunani kabisa uziko arya ubwanwa bugatitira iyi ni intangiriro ya pasika Ubunani bw'abana. mwaratambutse kandi ukantu wakaziho ariko kutari ijisho Nkaka. vuba ngo impamvu Ibintu bari kusinzira. Ndiko ntazareba nk'ihene baramenye ijisho z'ubundi warishobora nyagaye nturya akananu uzahebera ubwo naryo ugutwi ajya kubagana utukanye washize wowe ukuriye uri kunarya ntumenye ko ari mu gutwi kwawe n'ukwe se n'ukwawe nawe rwego kwera n'akakweto kwera. comme ça nyagaye none yaguze isaha nziza cyane ariko aje natayigurisha Urarira. ayisubizaho na rimwe kibura iki witaga kuri twa tuyoboro kanyarwa wayitanze kuri biwani Wayimanya kwa biwayo. tangiyo sawa ihe mchoma Na biwani
uye mushira asiga we biwa esheshatu Wose wawenze undi ninde? ndewe ari shoko no mbe Kwa baba biwa. none ziko yahindi ya nyoi siku yose vanza riye nyoi ariko izindi zarumangaye arimo basubijisho icyo ni ikintu bita ariko umuntu mambibina muri ibyo biryo mwana nta mikino irimo tubisigaza ibyo cyo nta kibasobanura Anje ni mu ibyo bisigaza. biryo bigomba gushira abantu batazanatugaya ngo tubadutoresheje nk'uko babivuga najya ngo tubadutora ibiryo kubera umururumba wabo baba bumvise komenti none amacha usura banagifite design yego isi cyakane ewa ibiryo nta mpamvu yo kubikinisha kusanya utamira umuceri Reka amasuru manze nyarye nanjye. yasobe Nabyo umuceri nta amazu kurya amasuru. bitazwa bizu uzaza mukura mu mutwe muri femu ze batabibona hari ibintu bibujije kurya amazuru umunwa akananwa ushobora guhebera ubwonko nagize wongera ubwonko ntubihe ubwonko ntubihe narabuze Iyo nabanje amasuru. ariko ko uri kubijisho ujojobeza kupana none sinjye ngihigira oya ntabwo Turiya nabo. ni ukubakubita nyagahe kwereje kazi kwinegera banza uyonke bari yagaye koko aka ni agakarani harimo akajorero byamaye ushyira ukanywera isosi kaya mu muceri Ariko mushaka kurya umuceri. uramuzi Ngabigenza gutya. ugakanda bifite amazuru nk'ayanzovu amazuru ntabwo yari ariho yameze nk'ayanzovu yaryo kanyura imengo kanyobya yafashe munini wamugakabije ni ufite umutwe munini ariko usigaye n'uwanjye oya kanyobya wewe muri ufite umutwe munini hano muri iki gihugu Nayibonye barakanyobya isafatu. akira ugutwi sha Ndanagukunda ariko gutwi. Ndashaka ko kwanjye. Cyangwa wewe utamira koco koco nujura gutera amatwi na hena kajya ajye nawe ugutwi nyagaye ubwo nanjye gukiraho kure. rero nanjye mushi yo none we mushi ndemeye Bari wemera. Maze wenda bishyize no mu bwanwa ngo uremera. ndemeye Uremera kabiri se. ndemeye ni kwe kanyobya yashize vuba ibintu bya mushinge birangiye arya ibihangano rwose nawe ni umugore waza kurya igihangano kimwe mwese majambo yamusangira aka kantu ninde uri bukamera Akahe. kabongosho kubitaho icupa rya biwana yataye imeneka umunani ufite umutwe ukomeye kubita gatwe kanyibira niwe afite umunini we yemeye ko afite kandi umutwe kanamune munini uyu mutwe munini we yabyemeye ati ngewe umutwe wanjye nanjye abantu bajya bamwaka ko nta mutwe munini nyine bikunze bene wa ndikumwiriye kubona piramide fonduyini umva hano haruguru ngo ntiri kurya bene wacu nyagahene yasanze arimo kuri iyi ni ukajya gukora ikirami cya piramide ugomba kubona piramide ako kanya kubera ko igira nuko ni imeze nka vewe do igira amakenga akantu koko ari ubwonko utabaye umutwe Yo mpamvu isoga gishasa. ibizu ntabwo nabizi nakamenye ngewe agapfundura bwono bwongo bukiri muri karanuzi kasiki none ko kanene iyi kasu kamurika turebe niba hejuru ngaka dore rwose ubwonko agdo karanava dore ngubu uri muri kasike aragufata turakwitaza sha uraburya nubwo Ntacyo bubaye. yapa yawe tubaye nta bwenge mu gihe Ushobora gutera ubwenge. iyo nurize Eh.
inzoka nk'iyo nizi kwambuka kaburimbo ihene ntabwo igira umushumba ariko ihita yiba bavuga ngo inka itagira umushumba ihene itagira umushumba ibyo twize iryo hariya noneho ihene igira umushumba nta mushumba urayiretse se wapi ndabona bibiri kubura amenyo fata ingingo wapi yifite ururimi ruteye inyuma uri hanze bayishe nabi nubabo babanje kuyihoraho kubusunitse ubugeni ntabwo ufite ubwanjye ntabwo hasi oya muhuremo ishashi ntabwo ngengenza ntabwo nazajya ubwenge buke ukeze gira buke ntabwo nazongera no gukina filime uburiye n'ubwenge uri ubwenge bw'ihene utushyira no ku bwawe ariko ubwire burya ikintu cya mbere ku gahanga kiwe nicyo bita serivere ubwonko ni ikintu cyiza cyane ni cyiza cyane nubwo nigirisha gutya ija bugufi ni icyuma wabonye aho uciyemo si aho hari bya bindi bigenda n'amashwa ubwonko hafi aho ibirangira ngo Hariho ubaze wumva ndetse gato ubwo kanyo ubwo nawe umuntu mukuru ubaze wumva ukuntu bajya bavuga umwana n'umuntu mukuru kabisa ufite icyubahiro ujya kujya kwamusha ibihanga by'ihene nindi zakubwiye ko batangira ibihanga by'ihene uzi ko abajya muri expo mukajya kubirira yo buntu bakenza amafaranga muri menshi exposition uzi abakongomani baza kugura ubuntu bw'ihene hano bakaburangura bakajyana imifuka n'imifuka babaye nyama ni nyama abanyarwanda bafite inenesi tugira inenesi kandi ibiryo biri kubura ewana bararya n'abantu ntibareba nabi ubwa zarashize iyo mfite umwana cyangwa umugore mbere yo kurya abantu bahera kumva ni ukuvuga ngo burya ibiryo byabaye bike nyarirwa mu myaka barya n'ibitaribwa igihanga cyawe ukura iryinyo ndakakura niko hano ni mwe ndanakubaza wowe urareba ugasanga abantu bahereye kurya imbwa bazajya no kubaza zabarya ariko muri kongo baratangira kera sugira mu bushinwa bateye imbere kurya imbwa n'inzoka ariko umuntu ukeneye kunywa akantu ntabwo ngakavuma bari ajyamo iwacu oya biwani kabisa nimba utaratestinga gutumiraho abashenzi bagenzi bawe fundura neza fundurozo sara ngupfundure wowe pfundu ubundi biwani kako nayipfunduye igihe wakabanje kuyinywa ariko ikaze Hereza noneho mfate igihe rimwe rwose kenya uri bavuze zakira siko mama yamuvuga biwani ntabwo biwani icyo ari cyo iwanjye umvije ari iki hari inzoga zongera kunywa bwira abantu ko uyumvisha nta yindi nzoga nzongera kunywa inzoga ni biwani kandi bagenzi banjye ongeraho jini yewe nabo bahita babimenya na testing bamwe musangira ku gasate kuko ni ukuvuga ngo twasangira kuri wese ni iyi ngiyi tugomba kujya dusangira impamvu akabikwereka uhindukiza urebe roots investment group ubwo ni ukuvuga ngo ni muri gurupe icyo utariho nk'iki ngiki zaba ari fake bari pirate ntabaye muri groupe group uvuga ngo ni kampani ibikora ikinyobwa safi ariko uranabicyura nabijyanze nabihonyora aba nanjye nagiye nabijyanye n'agahanga kanjye n'akanjye ariko nakawe aka n'akawe ntabwo ari akawe ndavuze cyane ngo gato kano gahanga kanjye n'akanjye kano gahanga kawe n'akawe akangaka n'akanjye ako ni akawe kawe rero mbwira ibi ziko ubonye abantu bari gukomanga ese madamu wamusharaye mbabwiye ko adahari mbabwiye ko yavukanye ukoze ibigize ikibazo baza kubumba umugore kuki atambaje ngo umushari ntabwo ari madamu kubera ko mbonye ko bumvise agahumura ndabaza se hodi godi madamu wamusharaye ndabwiye ngo yaravukanye kandi nawe yagiye kugira ngo bagende bahise bagenda wanze ko baza kudusanga kuza kuvumba ibiryo abantu
abantu b'ubu babaye batari uvuga ibyo kwavuga abo twari kuba duke kinywaji safi inzoga zose si inzoga biwane ni daje cyo bantu mukora kamera isura mutwawe uza ngo yibikira ariko uyu mutwe ni wakanyonga wibaye hafi ndabona uyu nguyu ni wanjye uyu wa mbere yinyo kuko harimo igufa rya daje icyo mbonye najye irabishye ahubwo icyo bari bari mbonye. hanze umva bari bari turagereza ariko uko biri kose haje oya umugabo nta kugerageza umva haje umugore n'umugabo icyo mbonye ariko umugabo ageze imbere Ntarenze. reka bantu umugabo ageze imbere urafata undi uba umugabo ageze imbere kubera ko umugore Akunda bawukaye n'ubundi. umugore yawukaye wowe fatiraho rero ariko nawe Kubera gahunda ndagufashe Kenya. mani tukureho n'undi agira atya ngo ko ngiye nashaka kubima bishira ko ibyo bidashize ntabwo nakwemera ubundi usa n'ingari ntabwo wariye iwanyu wowe nyoko yarakugabo ubu ngiye ubu ndimo nduzo nese komeza wuzuza imyuka aka gutyo ubu ndagashyize ku ruhande iri jisho iyo ushatse kuvuga ngo ndakarya mu kanya aya matwi nayo nyarangije uterenya neza cyane yari ijisho jisho yewe ariko mfite abiri uragera mu gihe gatatu reka turazembe uguri iryo gatatu uri irya gatatu ubu ngiye kuryemera n'inyuma uzi ko amazi ashobora kwitera ari atari ijisho se ahubwo ayo matwi dore yawe yabaye magufi gahunda ni ugusogongera kuri B1 nimba utaranywaho ugenda ureba ahantu bagura uti ndashaka B1 numve ibyo yarangagiye iyo radio maremo maremo akozanye umururumba nyagari aha n'uyu maremo iyi ngiyi ni iyanjye genda ushaka isabune ukarabe amanshyireho ikimenyetso shanda basi ubwo nawe ndasigara biriya njyenyine arayisinye mu gahanga andika nyagaye nanditseho kuba desigatire reka maze ibyo bintu ukoze uzi ko i Burundi hari umugabo wabikoze ashushanya ku rugari yitwaga kubayunga yandikaho urukubo agarutse asanga abagabo y'abantu akantu kamwe ko niba rukuba ayihunga yagiye he nyagahene basabye nyaga yagiye ihene avuga ko sigiye se kuko mbona rukuba ayihunga yagiye ko ndeba nyagahene ngabona nyagahene yagiye singuyu se ariko ibiryo birabananiye komereza ntabwo bitunani ubundi nyirabyo ni uko mu kurya byinshi ntabwo ngiye kuzicwa n'akazahoraho duhora turya ibihanga by'ihene tukarya ihene nzima tukarya inkoko tukarya amafi ubu se urareba ugasanga koko nta kazahoraho ubu se uriye ugatumba ugaturika nawe ukarwara urwangasi ibyo byose se ariko umva nubwo warya toni nubwo warya ibiryo bingana ki upfa kuba ufite kano kaboro ufite aka kaboro nari ko nyagenda ndashobora kurya ijisho vuba vuba amasaka bungu none se umva none kugira ngo nkwereke nkwemeze rero nkwemeze neza urumva do n'umunwa ndawuriye arazimugaje yambugaye bya bihanga arabimugaje n'imana uriye n'izuba byose toka pana ariko irindi jisho wasizemo niba rikuyemo nogonoye ntabwo wanarikuyemo na ubungize amaso ngahe ane bayobora utazazanaga duhano na washi badutana witwa washi namuzana jado yaje uvanemo amasura sha aho umva gira abashyitsi bagende yemwe ntabahari yemwe nimugende muzaza ejo niho bazaza bagiye icyangu mugende mwihangane bazaza ejo ubuze nibumvisha ko mari niba ari kumva ejo ntabwo bakumva abantu bagumbe ibiri yose barumva kagira ngo ntabahari none se barenzaho iki kintu reka da ntabahari nta kindi barenzaho yego uracyahagaze aho ese mwabafunguriye n'ubundi oya nabwo majyani wawe yemwe nose ko mbona n'ubundi mwabisigaye mukomeze guhagarara aho ngaho mukomeze fata abana banyu mujyane bafite n'abana uziko bari batuzaniye n'abana are uza kuvuga ukazana n'abana bawe mu rugo rero
Nubunani. oya nta bunani buranga ariko kwa musha abantu bose baraza baza kurinda iki kwatu ko badahari ntawe uhari Uwo mwumva ni Kanyandekwe ntabwo ari Kanyombya. ngo ndinde ni Kanyandekwe Yego. bariko ngorana ngo ni Kanyombya reka nye naryo bakani ko atari Kanyombya ye reka nye naryo ariko umutwe mwabuze ko ari uwanyu komeza uki yego gomeze kuko ntabwo ko ibyo utazi iby'iwanyu kabisa nanjye kurya ugutwi iyi koyo nyir'ugutwi ariko gutipe koko iyo tutazanaga ntabwo uzi impamvu ngarutse se anavuga ko Kanyombya ndi mu mandi menyo oya banza uri rwasaya wabigezeho dukana namubwiye aya menyo banza uri rwasaya wabigezeho ariko ayahara ayafite shaka ay'imbere ndabwira ariko ibiryo bituma umuntu avugisha aya magambo ngo n'amagambo impamvu ntabwo nari kuzisiga kuko inyiza kuzisiga kandi uzikira nakubwiye tugitangira ko ngiye kuzagura amenyo ndavuga ati amenyo ntabwo nayasigamo hano aya shana amenyo yene nani uze wazana inguge yewe urama amenyo yene inguge ntabwo niyo tworoye twaroroye inguge wemere dufite inguge wemere kwiniga dufite inkende dufite ingeragere dufite inzovu dufite ariko izo nyamaswa zose ntizemerewe guhohoterwa zigomba kuba uzi ko ugimukije ikibahohotereye ihene n'iryo wakurusha ziriya ihene buriya zidekaraye nk'ibinyemboga rege oya nuko nazo zitagiye muri RDB iyo bazajya zikandekana muri RDB ntabwo zari kuribwa ariko zirahirira habuze umuyobozi w'ihene arya mwavuze ngo zisabire uburenganzira umuntu ngo urya ururimi zigira ubuzima gatozi umuntu urya ururimi ngo arahebe n'ubu batangiye guheba babonye ko atangiye guheba ahubwo bahebe atangiye guheba ubu ngiye kurya uraho ako ko hejuru nibwo zahebe akankakuyeho akana ndashaka no kuzahebe nose yazize waherebye byawe kanyiriye none ugakugira ngo ha ubashaka burya intebe burya biseka tekereza burya ko imbwa kera yaravuga noneho imbwa yaravugaga noneho iza kuvuga amabanga ya shebuja yarabwiye ati tuzavuge ko uvuga tuzavuga amabanga ibuza amabanga yose shebuja afata urwasa yajya kuvuga nuko yashidutse yananiwe kuvuga uzi impamvu ntazaheba cyane se nabanje ururimi nirwo rwabanje kumanuka Yesu kuri rero bantu muri hano. akatwe kabo Ntazamo kuvuga mbongera. hohotera abantu Hohotera ihene. Iki ni kiremwa hene. Kaba ni kiremwa muntu. Noneho ihene kuki tuzirya tutarya inguge tutarya inguge yewe utaramanye na Mobutu Mobutu yazaga Kigali akaza afite indege yuzuye makako igenda bakazahira muri makako baraziriye muri Korea ako tunyabona barya inzovu bakayibaga fresh bakayiteka bakayiteka ku mezi 3 twebwe ikitwica inyama yayo ingana ni gatoya izira miliyoni n'igice ikitwica inzovu dufite inenesi aho ubundi ibiryo byose biraribwa njye bite ko nta nenesi mfite kasigare ku meza abaturage barasubiza aba bana yabone mu mafungiro mubirukane mubafungirane dore ibiryo Kanyombya nta bisigana turanye ibiti abaturanyi abana b'abaturanyi ariko mwakabahaye mukabakinga kubera iki maze kamukwabuze ko hari rasiyo batabyana ihene sinasinyo ko mbona nyaga ihene yagiye umwasinyo harya n'ubu yuriye ntabwo nawe turakizwa n'iki turakizwa na B1G ariko njye nabonye isigaho oya urame ibyanjye kuri bakambiyone reka tugafura urame ibyanjye cyangwa dushwana gafungura ndanyerera wowe cyane ibyo kimwe uko wahise inyoko ubwo yapfubye ntabwo igifu ariko njye nababajije ntabwo igifu B1G ntabwo igifu kirazira Kanyombya namenye kuzi wowe ntabwo asigiye kuva kibura no gufungura direct
wapi bitabiba kereka ufashe inyundo reka tujye gushaka inyundo murakoze cyane B1G. Thank you so much. uzubasezera Ndabasezera kandi ndabashimiye. inzoga zose si inzoga rero mpamvu mama twifitiye akanyamuneza nta handi gaturuka ni muri B1G kandi nimba ubibona ino myaka kugira ngo ibe tugezeho gutya nuko bisaba ibikoroto nimba hari uburyo wakanda akanyenyeri ntabwo bibujijwe kandi akanyenyeri abantu bagiye bitabira ushobora watizana runaka ngewe purari burya ndayishyura ibyo nabyo bari sapoti n'izi ndazitwara ntabwo ndi buzisige noneho fata izo ushoboye ugende kuko izi ndazitwara ntabwo ndi buzisige fata izo ushoboye umuceri uri kundekera yewe nkunda umuceri kurusha inyama ntakibaho n'agasera basi nasezerere nka nyir'urugo akira aguruka utazi murakoze zirampaza kuko nari ntarahaga n'ubu nibwo narugeze urarusize ubu ibyari biri kubera aha ngaha nta bindi ni bimwe bisanzwe ubwo icyo musabwa ni ugukora subscribe kugira ngo ibintu bijye birushaho kugenda neza ciao ciao